Dumba ngiye kugukubita Dumba ngiye kugukubita mu mavi. Umva rero nkubwire itambere yago uri muri ubuna wanjye sibyo muruta imyaka myinshi. Nese ko numva usakuza ibintu ugiye kuvuga ugiye kubivuga usakuza wabivuze udasakuza urumva urimo gusakuza uvugira yago nizajya mvuga uzajya unyubaha niba warareze nko kuri mfura. Okay ndacecetse akakalayivu narimo ndakareba nkiyerera nkarira nkabona ikikoko narimo garuka mbanze ngukatire umbwire ukuntu uvuga ngo ngewe ngo kugira ngo menye ibintu byawe ngo ngomba kugufollowing. Ariko Dumba ngewe ngomba kugufollowing kugira ngo menye ibintu byawe ngo kugira ngo harya ngo promoting arubumu ngomba kugufollowing. Ubwo se abantu bose twikira baragufollowing. Dumba garuka hano ndashaka kukubaza hano ikibazo. Hano hari ikibazo cyawe ngomba kukubaza. Ngewe ndi muri process yo kongera gukorana na bagenzi banjye mu buryo bwa hand in hand. Ari nayo mpamvu namenye ko nakoreye amakosa abajene bamwe na bamwe kuri social media, kabone nubwo nabo hari amakosa baba barankoreye, ariko ntabwo ngewe nari nkwiriye gukora revenge, ntabwo ngewe nari nkwiriye ku revenge. So ibyo byose rero kubera kuri mukuru wanyu urabyumva, wenda waza no kumfashiriza mu bantu bawe ukababwira uti umujene umutima we uri down. My heart is very down bro. Umutima wanjye bugufi, nasabye imbabazi Jihadi, nasabye nawe ndagusabye imbabazi by the way mu kiganiro nakoze umunsi w'ejo. N'uyu munsi hari ikindi kiganiro bari buze kubona, kandi ntago zari imbabazi zo kwiyererutsa, ntago ari ibintu byo gucisha ku ruhande. No, ndashaka kubaho meranye neza na Peter, ndashaka kubaho meranye neza na Sabe Isimbi TV, ndashaka kubaho meranye neza na Irene. Ibintu ibiko bro twari twicaye muri salo ugomba yambaye yinjiye mu nzu yambaye ikoti akaboro karengaho nyine ugomba yago wabona yago nta n'agatuza ugomba nawe aravuga ngo agumambira ngo ni kanyama, ariko najye yagonzi yago umusuti wanje nta kantu gatoya. Niba wararebye filime bita Tiger Cage cyangwa Padre Pardo no retreat no surrender, yago yarasimbutse bonazanye bo yewe randi kuruha urumva nahise ngwa bro. Dumba ngiye kugukubita Dumba ngiye kugukubita mu mavi. Dumba ndamubonye hano ewan. May God bless you man. May God bless you Dumba. May God bless you for real man. Mwana ukimanyi nawe bya one love nawo bimanyi oli kuki fe tubera ku one love muganda wange teri kintu kigenda tucyusa ukimanyi utegera muganda wange. So Dumba ndamubona hano. Dumba ari mu ba big influencer ngewe nemera, ari mu ba jene nyine tu bafite icyo bavuze, bafite icyo bamariye uruganda. So Mr. Dumba, may God bless you, maximum respect. Okimanyi nkwagala nnyo Dumba, urabizi ko ngukunda wowe, urabizi Dumba, urabizi. So bantu banjye ikintu kinzanye hano rero ni iki. Ngewe maze umunsi umwe nsohoye ikiganiro cyo gusaba imbabazi umuntu witwa Jihadi n'abandi bose twagiranye ibibazo ba DJ Brian n'abande. Ntabwo ibingibi ntabwo ibingibi umusa gabanya volume nanjye batangiye kunkubita copyright y'umuziki wanjye wowe. byakomeye rega albumu ntabwo iri mu maboko ya 1 RPM. So nanje ndagukunda my brother.
Yo Dumba big energy man. Dumba njewe ndagukunda urabizi ko ngukunda ibyo bindi biza ku ruhande byose urabizi wowe uzukuri uzi ibyo abandi bantu batazi, uzi umubano wanjye nawe abandi batazi. Rero ibyo twahuriramo byose, ibyo twapfukiranamo byose, ibyo twashwanira byose, yo you know what it is man, you know what it is, you know we are big energy eh? So abantu mwese rero, abantu mwese mwambonye, mwaba mwarabonye abantu bo kuri famille ya Instagram, mushobora kuba mwarambonye nabi, naritwaye nabi, naragaragaye nabi, narakoze ibintu bya fake, narakoze ibintu by'ubujinga, ibintu by'ububwa. Bacumugani ngo ububwa butisubira ubugabo butisubira bubyara ububwa. Ubwo rero ububwa butisubira ubwo sizi icyo bubyara, ariko ngewe naciye bugufi, ngewe naje kumenya ko kwicisha bugufi ari ryo tangiriro ry'ubwenge, ari ryo tangiriro ry'urugendo. Rero abantu bitwa ba jihadi, hari bimwe mu bintu byaciye ahangaha kuri IG yanjye mbase byangira gute. Niyo mpamvu nje no kubwirira abantu hano kuri Instagram mbabwira ngo ababonye ibyo bintu bakabona ntari umuntu ukwiye kuba ndi muri ibyo bintu, bakabona ndimo ndangiza ubuzima bwa mugenzi wanjye, ndimo ndagira gute, ibyo byose nabisabiye imbabazi. Kandi bro ngiye nasabye imbabazi bivuye ku mutima, nago ndi umuntu w'indyarya, nago ngiye ndi umurasta man, ngiye ndi umurasta, nago ndi umuntu kuza kwishushanya. Nabitangaje kuri YouTube channel yanjye, ariko kandi nje no kubivuga hano kuri Instagram, kugira ngo family IG family bamenye ko Big Energy CEO yacirinze yemeye guca bugufi, agasaba imbabazi ku bantu bose yahemukiye biciye ku rurimi rwe, biciye muri content ze n'ibindi bitandukanye. Rero Dumba nawe namubonye hano, my guy, my Dumba sonyi wa mwana, ahantu hose nagiye nkukubita inkonji mu ruhara kumvura babaye. Urabizi ko nawe wabaga hari ukuntu wankubise inkokora. Wowe kubera uri n'umujama wanjye, nzajya nyuzamo ngukatire nyine tu, wowe ntaribi. Dumba nzajya nyuzamo we ngukatire mubwire ati wagisaza we. Ariko ububizi ko ntaribi man. Ububizi ko ntaribi. Rero abantu mwese mwankurikiye mu minsi yashize, abantu mwese mwabanye nanjye mu minsi yashize, ebana mukajya mubona man narahindutse. Mukajya mubona nagakiringe, mukajya mubona man, mukajya muvuga atari ko no muniga yabayikira. Bamwe baravugaga ngo n'urumogi, ariko ntibakabeshyera urumogi man. Urumogi ntibakarubeshyere bro. Umuntu ahindurwa n'abandi, umuntu ahindurwa n'abantu, umuntu ahindurwa na society. Ntabwo urumogi ari rwo rwampinduye. Ubwo reka mbikiriya ringire hano. Dumba nabonye aserereza ngo tunywa ngo ururimo imbuto, ngo we nganywa ngo urutarimo imbuto. Muri make Dumba aracoma. Dumba ubwo yarabibibwiriye ko acoma. Dumba kubera iki nk'urumogi? Tubwira impamvu nk'urumogi. Kandi Dumba ntago urumogi ari rwiza mane, ntukabwira abantu ku nk'urumogi. Dumba ntago urumogi ari rwiza, nugatuma abana bank'urumogi men. Dumba urumogi rwitwa gute? Kuki urumogi? Dumba nukubera why? Why? Dumba, why do you smoke weed? Why do you smoke cannabis? Why? Dumba, why? Why do you smoke weed? Why do you smoke cannabis, man? Cannabis is not good for your health. Yo, Dumba. Mani, Dumba zamukano. Banze ngusabure. Zamukano ngusabure. Abafana bewe bakureba. Dumba oliwa. Jangu wano nkusabure nga. Abantu mwese rero ebana mwigeze mumbona hano. Enjaga jamu ensingo Dumba wavako nyo. Tovola ba tocha lowooza bulungi kubanga
tokyalowooza bulungi kubanga gwe Dumba wavaako nnyo negundi yo n'enviiri zo zagenda so hanyuma rero ikintu cyari kinzanye bantu banjye bantu bakuri Instagram nasohoye album y'indirimbo 18 mugende mu streaming ariko kandi narinje no gusaba imbabazi narinje kubabwira ngo nta mpamvu yo gushwana nta mpamvu yo gutandukana nta mpamvu yo kurwanyana hagati muri twe ngewe ibyaha byose nakoreye abajene kuri social media ibyaha byose byaciye kuri social media ngewe nabisabiye imbabazi nasabye imbabazi abajene Dumba komyova ndene ndimo ndagushiraho sinzi bwo kuntu wowe urimo kubigenza komyova man rero ngiye nemeye gusaba imbabazi bitari ibintu byo kwiyerobeka n'ibiki sha nago muzigera munyumva ndimo gushwana n'abantu kwera we Dumba Garuka mbanze ngukatire umbwira ukuntu uvuga ngo ngewe ngo kugira ngo menye ibintu byawe ngo ngomba kugufollowing ariko Dumba ngewe ngomba kugufollowing kugira ngo menye ibintu byawe ngo kugira ngo harya ngo promoting album ngomba kugufollowing ubwo se abantu bose twikira baragufollowing bino hano mbanze ngubaze Dumba garuka hano ndashaka kukubaza hano ikibazo hano hari ikibazo cyawe ngomba kukubaza Ngo we Dumba yo wagwa uranyumva noneho ndakumva wagisaza kuramo ingofero kwanza tubanze kuramo ingofero ntabwo nuko se kandi umva no muniga wiza uramubona uno mufana wawe wa mbere yala big energy woyo umva Dumba urimo murarya nk'abantu bamaze gucoma murimo muraroringa abo ni abafana bawe bazibuka mu gitondo wantayemo njya kubona bakaza wambwira ngo yagagutayemo murajya hehe baba bagomba kukurabura umva rero nkubwire itambere yago uri muri ubuna wanjye sibyo muruta imyaka myinshi nese ko numva usakuza ibintu ugiye kubivuga usakuza wabivuze udasakuza urumva urimo gusakuza uvugira yago nizajya mvuga uzajya unyubaha niba warareze nubwo kuri mfura okay ndacecetse nukuvuga ko muruta imyaka ugomba no kunyubaha yamazi rero yago nabibonye kuri muratangira kwivugisha utugambo ngo abantu ngo bamfollowinga ngo nibo bagomba ngo nibo ngomba gutwikira oya sibo ngomba gutwikira gusa ariko rero uba ugomba no kumenya ese umuniga abamaze igihe ku mbuga kubera itamfollowinga ntabyumenya n'ubu ngewe maze igihe
mu ibyumweru nka bitatu bishize bishobora kuba mpositizemo nk'inshuro eshanu. ubwo se muri sisiteme y'aba bantu se buriya ntiwazimye niba ari uko bimeze. Rero nanone kubera abantu nta handi abantu bavuga ngo bazimye, ariko kubera nyine barimo nditemera ibiti muri sama, urumva wishakira ibiceri nishakira ibiceri niba ubona ntari igisamba. yamani wowe numenye ukagira ngo Dumba yakwirengagije, warangiza ukaza urimo urafatira mu kirere. Aho nawe ariko se nahise mvuga ati biriya biboro wavuze ngo ukeneye ngo kumfata mu nye. Ntabwo ugomba kumfata mu nye, ariko at least ubishaka ugomba kumenya ati bimeze gute. Kuko umunsi umwe muzagenda umuntu yipfiriye, njye uzanduka nipfiriye Yago. Oya ntabwo nagutuka Dumba, njye ntabwo abo ni abandi bana urimo kubwira, ariko njye ntabwo nagutuka wapfuye kabisa. Nta n'ubwo nagutuka ukiri muzima, uri muzima nta nubwo nagutuka njyewe. N'uwo umwanya wari gufata wo kuza kureba ati umuniga ari muzima, we wahise ufata decision kandi Yago nakubujije ibintu byo gupapa. Urapapa ndakumva grave, ndakumva ngiye guteza amatwi. rero wari kubanza kumenya, wari kubanza no kumpamagara ukamfata ukareba niba nufata no mu nyo niyo irahari. Ntabwo yari ihari. niyo ugomba kufatamo ntabwo ihari. Ndarimo nditemera ibiti, ndakumva sana. ndarimo nditemera ibiti nibera iyo ngiyo, warangiza nkaza gusanga ku mbuga nako murebera ku karezo kameze gutya, urimo uravuga ngo yego Dumba ngo waruhara. None se ko hari abantu hano muri comment, abantu 1000 dufite hano ntitubirengagize, 1100, ko hari abarimo kuvuga ati Dumba arimo arabeshya, yabaga ari muri za live kuri TikTok na hano kuri IG. Barandekera umuntu ashobora kuba yarambonye na 3 weeks ago cyangwa 3 weeks ago your album was not out, right? Yeah, 3 weeks ago my ntabwo yagasohotse. Ubu ngubu imaze iminsi 13 isohotse. Rero iminsi 13 imaze kabisa nari iri mu isanga, urumva. Wakoreye angahe? Ubu ngubu ufite ibiceri bimeze fresh. ntabwo arimo kuvuga ngo sibyo, ntabwo arimo kuvuga ngo ndimo ndakugezaho, ariko ntabwo nabura kubivuga kubera n'ushaka abantu ngiye kujya ndikotinga barebe uretse erega Yago nicyo kibazo mugira mwe mwibaza ko umuntu yabatutse, urumva ngo ugategura gusa. noneho njyewe natekereje ati abantu barashaka kuza hano nanjye ngutemo, ndaza kuvuga iki batavuze. ubu ngomba kuvuga ngo Yago yasweye kanaka. muri make byashizeyo, byarashize. wowe ushobora kuza ukantamo kubera ntabwo barantamo neza. ariko nizinduka nkavuga ibyo Jahadi yavuze, nkavuga ibyo Brian yavuze, nkavuga ibyo Nuza yavuze, abanyarwanda baraza kwicara bavuga ati nawe Dumba twakubonye. yambaye reka nkubwire rero Yago, njyewe sinabona n'umwanya wo kugira ngo nzagaruke bakimugane mu Kigande ibyo kudota yongeye joda. yamani ahantu iyo mvuyeyo ntatonganye mashobora kuhagaruka. yamani Yago bakimugane mu Kigande ibyo kudota yongeye joda ate ngategeera bulungi. Yagomba nkurabuye tovola banange ndi mukuddayo. we bari nnyo osegeera kati abalimo ndavuga nta Yago nka wowe ezo bundi tuzawulira mutara. yamani ngiye kugutamo abakonyine bagenzi banjye bashobora kugeraho bakavuga ati wowe twarakumvise n'utwegeye. kandi mani ugasanga nta mpamvu yabyo kwera. Dumba njyewe Dumba
yewe wavuze nka grand frere ndakumva, ariko noneho nanjye unyemerere mfata aka kanya ngewe mbanze ngusaba imbabazi, ariko noneho za mbabazi zidafite aho zishingiye ngo na showbiz rwose, imbabazi zo mu cyubahiro cy'umuntu ukuruta mu myaka, imbabazi z'umuntu wagutanze mu bintu, imbabazi z'umuntu ukurusha experience. Dumba ahantu hose, niba hari ahantu ngewe nigeze nkutsigaringa ukumva urababaye, ewana nisamee sana, umbabarire bro. Ibintu ngewe uvuze ndabyumva kandi ndi umuntu wumva vuba. Icyongeyeho ngewe ndi muri process yo kongera gukorana na bagenzi banjye mu buryo bwa hand in hand, ari nayo mpamvu namenye ko nakoreye amakosa abajene bamwe na bamwe kuri social media, kabone nubwo nabo hari amakosa baba barankoreye, ariko ntabwo ngewe nari nkwiriye gukora revenge, ntabwo ngewe nari nkwiriye ku revenge. So ibyo byose rero kubera kuri mukuru wanjye urabyumva, wenda waza no kumfashiriza mu bantu bawe ukababwira uti umujene umutima we uri down. My heart is very down bro, umutima wanjye uciye bugufi. Nasabye imbabazi Jihadi, nasabye nawe ndagusabye imbabazi by the way mu kiganiro nakoze ku munsi w'ejo, n'uyu munsi hari ikindi kiganiro bari buze kubona, kandi ntago zari imbabazi zo kwiyererutswa, ntago ari ibintu byo gucisha ku ruhande. No, ndashaka kubaho meranye neza na Peter, ndashaka kubaho meranye neza na Sabe Isimbi TV, ndashaka kubaho meranye neza na Irene. Ibikosa byose nakoreye Irene akambabarira. Ndashaka kubaho meranye neza na Jihadi, ndashaka kubaho meranye neza na DJ Brian, kuko nasanze at the end of the day nta nyungu yabyo yo kuba nashwana nabo bantu, nta nyungu yabyo yo kuba nagirana ikibazo nabo bantu. Ari nayo mpamvu nifuza ko abantu bo kuri Instagram yanjye, ngo ngize amahirwe nawe uyijeho, abantu bari hano bose ibintu nakoreye hano kuri Instagram, niyo mpamvu nari nagarutse kuri live kugira ngo mbabwire ngo umuntu nasebereje wese hano kuri Instagram ambabarire, yaba ari n'umufana, yaba ari n'umuntu wanyandikiye muri comment, wenda kandika comment mbi nkahita mubwira nabi, ewana Dumba ubyumve ko ndi muri ya process. Umuntu avuga ngo iyi ni process yaho ngomba gukubita hasi ikintu bita pride, nanjye nkagira gute nkongera nkunga ubumwe na bagenzi banjye. So hari abantu bakomeje gusaba umuntu witwa Kasuku, sinzi niba ari hafi ku buryo twamuzamura. Arahari namubonye? Ntago nge ndamubona hano muri request. Reka nkubaze. Ko ngewe ndabizi sibyo? Kandi nawe imyumvire yacu urabizi ko itandukanye. Kandi nkaba ndumva neza ko ushobora kuba ko kabisa izo mbabazi ushaka kuzisaba, kandi azikuvuye no ku mutima. Wera ubu ngubu wambwa n'abakoreye iboro wabaye umubyeyi. Wabaye umubyeyi, which is very 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 important. Ngewe yagomba no kwita mu gitondo sometimes abana bari ntabwo bana nabo today umunsi wa buri munsi, ariko kenshi iyo ndi kumwe n'abana banjye iyo ngiye gukora namubona mpita ntinya. Man. Ushaka kukubaza, niyo mpamvu nemera ko imbabazi urimo urasaba zishobora kuba zaravuye mu birimo birakora, ariko yako urimo urasaba imbabazi, urimo urita ku byo wasenye. Ndimo ndita ku byo nasenye. Ibyo wasenye byo urabizi, ukuvuga ko ibyo wasenye urumva ko baza ovebe ibyo wakoze hari ibyasenyutse. Nk'ubu yabona ntabwo uri yago wo mu Rwanda yatwitezaga hariya kuri neza tugakora ikiganiro. Saga zanyu zavuyemo, basabwe ngo kwimuka, ngo channel zarapfuye, YouTube yose yabaye amabyima. Akababaro k'abantu y'ibintu by'ibyo wasenye uraza, how are you going to compensate? Icy'ingenzi ibyo nasenye, kimwe mu byasenyukiye muri ibyo nasenye nanjye ubwanjye ndimo kuba uyu munsi ntakiri nanjye mu gihugu, bivuze ngo nanjye ibyanjye byarasenyutse. Kuko bivuze ngo bamwe waratwicazaga hano ukagira gute, bivuze ngo nanjye harimo ibyanjye byasenyutse, bimwe mu byasenyutse. So ni igihe rero cyo kongera kwiyubaka, ni igihe cyo kwemera amakosa, umuntu agasaba imbabazi akongera noneho akubaka bushyashya, kandi noneho akubaka ibizaruta ibyo yari yarubatse kandi ibyo yari yarashizeho. None se yago ko umuntu ashobora gutekereza akavuga ati wibutse gusaba imbabazi ariko sowe ya rubumu, ibyo nabyo urabitekerezaho?
ibyo ngibyo ndabitekerezaho, ariko umuntu iyo udafite, hari ibintu bitatu nk'umuntu ukamumenya. Icya mbere ni amafaranga, kubera ko abafana cyangwa abakunzi banjye batafite ngo bahite bayama kugira bamenye. Icya kabiri umuntu ukamumenya ni power. Icya gatatu ni time, ni ukuma time byonyine, kuko njye ntabwo nje ngo kwishushanya hano ngo kubera ko nasohoye alubumu ngo nsaba abantu imbaraga ngo ejo nongere ngo mpinduke. No, kubera ko njyewe ndi umuntu ibihe byose nabayemo, muri ibyo bihe byose nabayemo byo gushwana n'abantu, namenye ko nari ndi mu bihe bitari ibyanjye, nari narabaye undi muntu utari njye. Uyu munsi rero I have generated my energy yanjye narayigeneratinze back. Ndi Yago wa undi wa kera, umwe udasangwa mu matiku, udasangwa mu bintu bibi. Ni nayo mpamvu ngewe umutima wanjye nawemeje n'umuntu wambabaje ngewe, ariko umutima wanjye ukambwira ngo nubwo yakubabaje ntabwo wagombaga gukora revenge, revenge iyo ariyo yose. Ngewe niyo mpamvu mubwira ngo nayisabiye imbabazi. Revenge nakoze ku buzima bwanjye nayisabiye imbabazi, kandi noneho niyemeje guhinduka no guhindura buri kimwe kugira ngo igihe cyo cy'ubwacyo kizasobanure. none se ndakumva cyane ubu ngubu nibanga kugupromotinga alubumu ko mbizi kuzibuka mu gitondo ugasanga Sabe arimo aragutwikira cyangwa Irene agutwikira, noneho nibaramuka banze igihe kiri imbere ntabwo tuzongera kukubona werekanicaza ko banze kugupromotinga alubumu, ko banze kuguha kabiri. No. Yago ko ari ibyo ni abantu twese twiteze. Dumba nureba neza na video nashyize hanze kuri ino shuro, ndashaka kubaho nta muntu n'umwe ndimo kublaminga bro. Ni ukuvuga ngo ngewe nabisabye muri ubwo buryo, ariko mbisaba mu buryo bwo kugira ngo mbone ko ari imbabazi bagombaga kuba bamaye. Ntabwo nabinjije muri challenge yo kupromotinga alubumu mu buryo bwo kubagerageza, no, ahubwo naravuze ni buriya nabasabye imbabazi. Uzemera imbabazi, uzemera kumbabarira, umutima we niwumva umushinza kumbabarira, azemera na challenge abe yama umusada kuri alubumu yanjye. Ntabwo ibyo nabikoze kugira ngo umuntu ngo bapromotinga alubumu yanjye kabisa. No we kabisa, ku buryo wenda umuntu yavuga ngo mu minsi iri imbere ngo nzagaruka ngo mbatake. No, iyi live iri mu live yanjye ya nyuma, n'ibiganiro abantu barimo kubona biri mu biganiro byanjye bya nyuma ngirana ikibazo n'abantu, cyangwa se mvuga ku muntu, cyangwa se nza nkababwira ngo uyu muntu nagiranye ikibazo nawe. Rwose abantu babyitegure kandi banabimenye ko ikintu kigiye gukurikiraho ni ugukora, ni akazi, ni ugushaka ubuzima. Uyu munsi wabivuze turi ababyeyi, uyu munsi mfite umuntu unyita papa, urumva? Uwo muntu unyita papa ntabwo agomba gukura asanga mfitanye ibibazo n'abagabo bagenzi banjye, ntabwo agomba gukura asanga mfitanye ibibazo n'abagabo nka ba Dumba, abagore nka ba runaka, abamama nka ba runaka. No, agomba gukura asanga narakiriya rinzi ibintu byose, kuko uwavuze bya bindi bibi, uwatatse abantu, wakomerekeje abantu, ni nawe noneho urimo gukoresha ururimi rwe asaba imbabazi, avuga ngo ibi bintu ni page narindimo, ndashaka kuyisohokamo, ndashaka kwinjira mu kindi cyiciro cy'ubuzima, nkibanira neza na Jesquiza wa Mipango, tugafashanya, nkibanira neza na Dumba, nkibanira neza na Dekati, nkibanira neza na Sabe, nkibanira neza na Irene, Philipita, tukibanira neza, kuko nta mpamvu yo kubyana. Yose ukuji wagwan man, yo most welcome brother. Zendi wano Ukulava akakalaivu narimo ndakareba nkiyerera nkarira nkaba ndi kuko narimo wakareba kagenda gute? Nakareba nkiyerera nkarira nkaba ndi kuko narimo ndatanga igitekerezo niyo cyaba kiri wa Mipango yo kiri gute? kiri fresh kabisumba Yo yewe noneho ahantu nagiye gutungurirwa, ngiye kubona mbone Yago product ndavuga ni bobo, ariko Yago yo hari umuntu umwe tuzaho wakotereje pari ngo umuntu wakotereje mari live
uwo ninde muvuge ndumva yo ariko namusabye imbabazi bambi uriya namusabye imbabazi mbere rwose turanavugana nagiye kureba yago saa 8 z'amanywa ukumva ngiye kureba yago none kandi ndi kumwe na pundika nagiye kureba yago abo navuye mu rugo ndiye nyine mazi ngiye kureba yago yari ari kumwe n'undi muntu ntashaka kuvuga izina kuko we ntabwo aba muri iyo byacu ugomba nagenda hagera kwa yago nsanga ntawe uhari nyine rumva yago ni umuntu wanjye ugeze mu rugo mba ndisanzuye eba nyine ngeze mu rugo kwa yago muri salo mba ndisanzuye kuri salamanje nk'umuntu wawe hari umuceri hama urumva imyaka nakanisha yavugira ntiyavugira ntabwo antuka imfura yanyweye amata ibyo mvuga urumva noneho banatse imyaka umuceri mwiza cyane w'umutanzania umuhumura kubi noneho pundiki nawo baraje yarura bikomeye mbona isahani yagize nk'agafuzi yatwara ukumva natego yago kumbi pundiki yakoze ikosa ryo gutamo yago urumva pundiki yarakoze ikosa niba yaramwanditseho ibiki niba yaramuvuzeho ibiki simbizi kandi noneho yago yari muri bya bihe bro yari mu mizi yari muri bya bihe noneho abafite na bari bakaze bikomeye bro twari twicaye muri salo urumva yaje yambaye nyine yinjiye mu nzu yambaye ikoti nyine akaboro karengaho nyine urumva yago wabona yago nta n'agatuza urumva nawe aravuga ngo aguma ngo ni kanyama ariko najye yagonzi yago umushuti wanjye ni akantu gatoya niba wararebye filime bita Tiger Cage cyangwa Padre Pardo no retreat no surrender yago yarasimbutse bonazanye bo yewe ndi ku ruhande urumva nahise ngwa bro uri kumva ya box abayiteretse mu kamari ya pundiki bro uri kumva habaga imbwa zigera mu 8 ndavuga nimenya dukubiswe tuzira ibiryo uri kumva nta kiruka nabonye hanze nanga guso undi bamaze kumutereka ikintu mu itama atakirimo arareba neza uri kumva yamaze guhuma ndavuga ni mana nyagasani we ziriya mbwa nabonye hanze arazibwira ngo chinja mutu weye no urumva ashaka kongera kujya kugira gute gushyira mu muhungu wanjye kundi ikindi kintu ariko abona ko umuhungu noneho byahita bisaba ko bahita bashaka ambiranse akaba arimo kura muri urwo rugo aramwumva niko noneho guhita dukimbiza urumva ariko nabona imimbwitira wanjye simongera wakagombye kuberaho pe ariko namusabye imbabazi wowe twarabirangije neza namusabye imbabazi byararangiye turanavugana ubundi afite ikibazo cyo kwisanzura cyane ari no mu banyamakuru ba promoting umuziki wanjye kabisa ubu ngubu ariko Puniti nanjye ngo Puniti kazi twashyizemo umunyu mwinshi yakatarije cyane ariko warabyivugiye yago warabyivugira ati naragakubise Puniti nawe yari yaje yambeshye urumva yambeshye cyane kuko numva gatenda yambeshye umuntu byinshi
uburyo ngari n'umukarate kanga ngira sentire noire ndakubaza tubundi turimo turataha matundi wambwiye ko uri sentire noire neviye mutani nkaba mbona baguteretse ikintu muri ntangaha namukanze iminsi 3 bro reka namukanze iminsi asigaye arabaye n'umuntu wariwe n'imfubyi wagiye mu ariko yaguhundi muntu wari gukubitira muzi oya njye nta muntu nagombaga gukubita ubu nabivuye n'ibyo bintu abantu byumva wagombaga gukubita na DC Kirema kubera iki hari ukuntu ngiye mbona DC Kirema akwiriye n'iki cyangwa ingumi hari abantu bakwiriye weje ntabwo uzi ko hari abantu baba bakwiriye gukubitwa gusa nka ukuntu rwacita rufite amatama abereye no gukubitwa basi habura nka rwacita wirambikiye habuze boxe DC Kirema ndamukunda ni inshuti yanjye ariko ningera i Kigali nzagenda ndebe hari ahantu ajya yicara avuga utugambo mukubitemo gake uriya mwana ntabwo nawe nyakubahwa nawe muri iki byose ko amakosa yankoreye ariko cita we rwose wirambikiye nyine boxe mu musayi ariko Cita yagukoze iki cita buriya ni umugome uteye ubwoba uzabanze mubaze ibyo yakoze saba uriya kacita ni akagome cyane ibyo kakoze saba biteye ubwoba waretse kuvugira amatiku ku muntu yaje gusaba imbabazi yego ngiye rwose mumbabarire munyibarize ibibazo hatagira umuntu uza kuvuga ngo live ya Yago ngo kuri live ya Yago ngo habereye ibi oya amagambo tuvuze amatiku tuvuze yarayacu ku giti cyacu Yago nta birimo bigenage ni amatiku ni ubutiku murabizi ko ahantu hari kasuku n'itiku yahora yagiye niko nitereye ndebye amatiku n'abakurizi Sukuji wari ugiye kumbaza ngiki nagiye kukubaza koko kandi ubuzima n'ubwanjye kuko ushaka gutaha akaba ariyo mpamvu utangiye kwiringa ikibuga icyo rero Kazugu wagiye kuri Goma ko nawe haza amahoro Kazugu ngewe kimwe mu bintu mwemerera harimo ibibazo nk'ibyo ngibyo ongera umbaze icyo kibazo bacyumve neza ibibazo reka nyirizina ongera ukimbaze bacyumve neza ntitugomba kuzenguruka ikibazo nyirizina kana recyo ongera ugisubiremo nyine bacyumve neza bite ngusubiza ikibazo kiragira kiti Yago ko uzi ubona zamaze kugenda zisa nk'izibura urumva none ubuzima ntabwo bwagukomeranye cyane mu Buganda ukaba ushaka kuvuga kugira ngo utahe aho hanyuma reka ngusubize njyewe ntabwo Uganda mbayeho nabi ni ukuri ntabwo mbayeho nabi hanyuma ikindi ntabwo ndi muri inzira yo gukirininga ikibuga kubera ko n'ikimenyimenyi nasabye imbabazi ariko ngewe gahunda zanjye nizo kujya muri Amerika na Canada hari company ndimo kuvugana nazo igiye gukorana mu buryo bwa promotion bwa album ku buryo iminsi iri imbere ndumva zabona namutakaye Mongolia nzakugwa ubwo rero ntabwo naba ndimo gukirininga ikibuga ngiye kwerekeza hakurya hariya ariko buriya nagiye kuvuga cyane ariko ntabwo byari byiza ntabwo byari kwaba abantu benshi hano oya kavuga ngewe ariko ibya Yago umuntu agiye gutama ariko ntabwo ari sawa abantu ntibagire ngo ni ibyanjye uhishe abantu ntibagire ngo ni ibyanjye uhishe ibyanjye byose biri hanze niba ari urimo gushakira ibyangombwa umwe tuziranye oya ntabwo ari we ni kampani yindi ntabwo nanjye nayivugira aha ni kampani y'umuja musanzwe utegura ibitaramo muri Amerika urumva
kandi umeze neza uheruka no hari abahanzi yararigwe nabo mu minsi yashize b'abanyarwanda bari hariya, so very soon tuzabarabura tu nta gihindutse tuzababwira. ariko niba ruriya we Oya ni ukuvuga ngo rero ubu ngubu iminsi mike turadukubona muri za neje ewana fo nugera hano Yago ndaba ngufitiye producer dore nguyu muri Bantu Boy and Mike the Machine. Yo, Endo Mike, wagwan. Yorika. Arara vegarisen Yorika. Fire. Yo, Endo Mike, big up on yourself, man. Maximum respect, brother. Enough laugh, brother. Yeah, man. Hey, Endo Mike and the Multi Dumba. Endo Mike and the Multi, bro. Baddest producer. Dumba, ese uwo nguwo niwe baririmbye Eno Mike ya mashini, Eno Mike ya zigirite saga, nebo jikona kona masima, Eno Mike ya zigirite. Eno Mike bavugaga imboro ndende, mikro ndende, ariko Eno Mike nawe arayigira, Yago niwibaze ko bajyaga bavuga, muno mukayitaza gufitiye ikintu cye. Naramubonye ari baraswereje bundi. Ariko ndakubwiye, ndakubari. Muraswera. Ibyo bintu mubijyane kuri TikTok, muri live za TikTok. Yo, wanda barimba ute? Eno Mike Oya, ngufitiye n'uwundi umva Kasuku. Umva mutandukanyiriza ibingibi. Iyi ndirimbo yaravugaga ngo Eno Mike yasigirito saga ewagisoka ko mama singa. Hanyuma iriya uyu mujama we yitwa Endo Mike. Uyu mujama we yitwa Endo Mike. Bamwita hitmaker Endo Mike the Machine. Yeah, man. Genda muzi, bro. Genda muzi. Sound enda easy. Yorika. Yorika. Ay. Endo Mike. Mufana. Asante sana my brother. Asante sana. Nanjereka ndakarorike. Nanjereka ndakarorike. Kuza kutaza kutusura. Kwa gatanu nzaba ndi muri plus 250 Canada. Kwa gatanu abandi muri plus 250 Canada. Aha ngufitiye Endo Mike, ngufitiye n'undi mu producer witwa Koli the Magic. Na Koli ndamuzi. Nako mbaba mfite n'ije ubagendana. Abya umuntu witwa Koli si wakoze indirimbo ivuga ngo niwe ndibivuga ngo indirimbo y'umupeti wo mu Burundi witwa Berry Music, ndibivuga ngo Elena unani bamba Elena. Noneho Koli the Magic ari hano na Berry Music nawe ari hano n'ije ubafite bose. Aya bigenaje ndaje umba ndaje yo ubuzima noneho bwaho hantu abazaneje ngo ndavuga Europe, Canada, Australia n'ahandi. Ibyo kuvuga ngo uzakora muzika uhita ubyibagirwa burundu, ukora umurimo w'amaboko kugeza ubwo akabuno kazine kentusi. Oya, njyewe ningeraho ngaho ko nzikorera imirimo iri bumi ibiceri iyo ariyo yose nabona ngo ko nayikora. Numvise ngo kutwara ngo imyanda ngo birimo ibiceri. Bro, oya rata Yago. Njyewe hano mbandiki turara mu cyumba kimwe na Endo Mike na studio biraho arayigendana. Na Koli the Magic ari muri iki cyumba nawe ari studio irimo. Ni kuvuga ko twabuza abasani. Apu, nahise numva ko Kasuka ni Mongolia nta studio bagira. Yago, urabona ngo wibeshwa ahantu heza ngo hari ibintu byose kuhadanga n'amatunda. Ntahanga.
ngewe ahantu baba hagomba kuba hari ibiti byera ibyo nyine nkubwira sasa rero ku mazi ibyo ntiwabibona bro basi baba babaye mu nzira nk'abantu ngo niyo mpamvu nimugoroba zibonera urakikana nko muri etenga bro Iwe Kasuku yarago murakuba Kasuku umva ndabona ngewe n'umuriro urimo kunshirana rero banza dukwiye gusezera abantu ariko Kasuku album yanjye Vuga mana umuziki, album yanjye muyumvisha abantu muyipromote yeah man big energy my Yago. brother noneho umva Dumba Yago ubu kano karame ndashaka kukubaza ikibazo utaratubwira gupromoting album yawe yego wowe ushobora kumbwira mu munota umwe mu munota umwe ushobora kumbwira indirimbo 18 zose vuba indirimbo 18 yego kandi nakuyambere ni yawe ugera kuyanya hariho introduction hariho amashagaga hariho ibyo birabareba hariho kwa mama hariho ocean hariho elo remix hariho no national problem ndigwe na Waikibenda hariho mu mavi ndigwe na Okama hariho soka ndigwe na Syntax hariho singo yanjye yitwa Urakapu hariho indirimbo yitwa Padiri n'Umudari hariho indirimbo yitwa Kasabonita ari nayo ngiye gusohora tukiva kuri no live ndahita sohora visualizer yayo straight away kuri Yago Pondat hariho yo big energy hariho shall we do it again hariho indirimbo nakoranye na Double J BJ yitwa Noma iyo mwakoranye na Double J once again niyo yitwa Noma yego nakoranye ingoma na Double J yitwa Noma urumva nuvuga ngo album ntago umuntu ahita avuga indirimbo 18 zose ariko iriho tracks 18 hari zari zarasohotse mu buryo bw'amashusho mu buryo bw'amajwi n'amashusho banza reka nzikubwira hano ndimo ndazibona dufite intro tugira amashagaga ibyo birabareba kwa mama Ocean Elo zaririmba igitangaza habaye ibitangaza Noma Kasabonita shall we do it again no national problem ndiko na Waikibenda Salambara yakozwe na Kisnet Urakapu Padiri n'Umudari soka ndiko na Syntax mu mavi ndiko na Okama Elo remix ndiko na Aima order from Uganda izo nizo tracks ziri kuri album niyitiriye umuhungu wanjye First Born Yago Life 2 mumpulira Dumba igeze gute Dumba sound yivuyeho wageze ahantu hatari bezo barimo bava mu murimo w'ibiti by'amasi Dumba ko tutakumva yo Sukuji nawe niba hari ikintu wambaza hanyuma Dumba reka tube tumukuye cyangwa we arivanaho hanyuma nanjye ndabona telefone igiye kuzima tu hari n'ikindi kintu naringiyemo nanje kubwira abajene yo Dumba yo ndumva ugarutse nari ngarutse abantu kuntu abagema bashaka muziki ikuramo sound Kasuku yaravuze ngo mugeze ahantu hatari internet ngo muvuye mu mirimo y'ibiti Kasuku ibintu bye Kasuku ibintu bye byose Kasuku ngiye kwigisha abanyarwanda amagambo abiri y'icyongereza hari ijambo bavuga ngo optimistic bavuga ngo pessimistic na optimistic ni kuvuga ko optimistic ni being a pessimist no optimistic ni ureba ibintu akabibonamo ibyiza
pessimistic cyangwa pessimist nk'akasuku iyo abonye ibintu ahita areba ahantu nk'uko akahita avuga ati nyabitanga baragusweye ngo ndagufata ariko nyabitanga banza unyemere Kasuku reka nkubwire ikintu kimwe oya izi live ngiye ziri ibitutsi mumbabarire izi live zirimo ibyo bintu mumbabarire nari ndimo naguha example ya Kasuku Dumba kubonya bitanga baramusweye ntago byari ngombwa kubiza nawe ndimo naguha example y'ibintu ukora ariko kujya mu nyabitanga Erega nyabitanga umunsi umwe yangurishije inzoga nzi ko nanjye nijoro sibyo uzigura kwera abyo sibyo mvuze erega njye nshobora no kugusoma nkabanda hafi ariko no mahise uramutera bikomeye Dumba ibyo biboro mubireke man ibyo biboro mubireke oya jema goma saa kubivugira kuri live ya uje gusaba imbabazi bro ya reka ngiye kabisa mbacomoke ndabona umuriro ugiye kuwushirana kandi n'ubundi hari utundi tuboro ngiye saba imbabazi bwa nyuma nibura n'agatago n'agasinga ugasabe imbabazi eba barabizi umutima wanjye uciye bugufi yose ukubyi Dumba king of influencers Dumba king of influencers big energy urabizi nari naragutegereza ugende Uganda babikubwira ubu ndabizi barabikubwiye big energy I know barabikubwiye I waited for you barabikubwiye ubu baramubwiye ati don't play with anyone reka twumve Kasuku tutamunigana ijambo yewe narimo navuga ati rwose abantu ba big energy n'abatara ba big energy yago mumubabarire ahubwo mumusapoting album muyisharing mu buryo bukomeye cyane big energy one love man you like we say